bufite garanti. Nase mu buzima busanzwe ntabwo urahongera kwa mwene wanyu akakubwira ati please oya nta gahunda ugiye rwose hano haruzuye. Emi buri azatubwira ntushaka guhungira ku muvandimwe inzara yakwishe uzi neza ko abifite wagera ku irembo hari na kamera ikureba ngo wowe urinde wowe bakakuvugisha ari umukira ari mwene wanyu ari so wanyu nyoko wanyu nyogosenge ari inde yanyu yanyiza akubwira ati sorry yego nukuvuga ngo ubuhungiro bwacu ni muri Kristo, amahoro yacu ni muri Kristo, urukundo nyarwo ni muri Kristo. Wowe ushonje urukundo unyotewe shaka Kristo ni byose muri byose. Wowe ubuza amahoro yaburiye ku mugabo yaburiye ku mugore yaburiye ku nshuti shaka Kristo niwe byose muri byose. Wowe ufite intimba warutewe n'ibintu cyangwa umuntu shaka Kristo niwe byose muri byose. Amen. Kristo niwe wenyine we dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Dukeneye Kristo wenyine. Numara kubona Kristo muri wowe uzasoma Bibiliya ikuryohere, uzasanga ariyo catalog irimo bya bindi bizagufasha kwa accessinga bya bindi byose biri muri Kristo Yesu. Amen. Uzasobanukirwa yuko Satani icyo yaragamije, Satani yakwibye gusenga ni ya nyuguti imwe muri ya password. Iyo akwibye kwihangana ni inyuguti imwe muri ya password yawe. Kandi nakubwiye ngo naho utakwibagirwa password yose ukibagirwa inyuguti imwe gusa. Not until you reset. Turabasuje mwese bakunzi bacu. Yesu ashimwe. Kristo yazakuzwe. Muraho amahoro mumeze neza. Nongeye kunezezwa n'Imana inteye iteka ryo kongera kuboneka imbere yayo n'imbere yanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Yango maze kumenya asigaye mba numva nta mpamvu yo kwivuga cyane, ahubwo Uwiteka uko tuzanye hano tuba dukwiye kuvuga Uwiteka cyane, tukavuga imirimo ye, tukavuga gukomera kwe, tukavuga ubutumwa bwururutse imitima, tukagira ijambo tubwira umuntu rimugirira umumaro, aho kugira ngo dutinde twivuga nitwa runaka mfite ibiringize gute. Rero ndumva jewe najye ngera ahangaha mbasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, dusenga Imana dukomerezaho. Munyemerere dushima Imana yuko hari benshi hirya no hino badafite amahirwe yo kuba bicaye nkuko wicaye cyangwa uko nicaye, baseka nkuko useka, bareba nkuko ureba. Ariko nkubwire ngo wowe uri umunyamahirwe niba ugishobora guhumeka, niba wabyutse bikemera, niba aho wiriwe byemeye, niba ibyo wakoze byemeye. Nagira ngo dufatanye gushima Imana. Kandi nawe wundi bitemeye nawe ndaguhumuriza nkubwira ngo kuva utarapfa, kuva ugihumeka umwuka w'abazima hari indi gahunda Imana igufitiye. Nongere nkwibutse ngo uko ubabaye none ntabwo ariko bizahora. Umunsi ushobora kubabaye, umunsi ushobora kuba urwaye. Ntabwo tuyobewe n'abajya muri koma bakavamo, ntituyobewe n'abapfa bakongera akazuka. Rero ndaguhumuriza nkubwira ngo kuva utarapfa izere Uwiteka yuko ashobora byose. Munyemerere uwo Uwiteka kuba tugiriye neza dutangiye tumushima. Data mu izina rya Yesu Kristo uhabwe icyubahiro ubw'ineza n'ubuntu bwawe. Ndakwinjize kugira ngo wakire ishimwe tugushimye uyu munsi, kubera ko uduteye iteka ryo kongera kuboneka no kugira icyo tuvugira imbere y'amaso yawe ndetse n'imbere y'ubwoko bwawe. Ndakwinginga rero kugira ngo ngere mu zubane natwe utuyobore, tugire inama, utubwire icyo tugukwiye kuvuga, ukoze ikara ku rurimi rwanjye kugira icyo ndi buvuge mu ngeri muze kigira umumaro. Ndakwinjize kugira ngo ntaba ari jye ahubwo wowe muri jye uganze, ururimi rwanjye ntuvuge ibyarwo, singaragaye sinumvikane ahubwo wowe muri jyewe uganze. Mwami ndakwinjize kugira ngo ugirire neza buri muntu wese ujye ukurikira ibiganiro, ugirire neza buri wese bifata umwanya akaduha inama, ugirire neza buri wese utwifurize neza, kandi ugirire neza buri wese ahava akagera uva gihumeka umwuka w'abazima, umugirire neza, umuhe kukumenya no gusobanukirwa. Niwo mugisha ukomeye mbasabiye umunsi wa none. Ndakwinjize rero kugira ngo iyi gahunda igende uko wayiteganije ntigende uko jyewe nayiteganije, shirwe hejuru kujye uganira n'ubwoko bwawe binyuze muri jyewe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi rero nje kubabwira ijambo rimaze iminsi rimfashije cyane, namwe nagira ngo ndibasangize.
mbabwire ngo naje kureba hari byinshi cyane byo tuhura nabyo tukibaza ko twagezeyo. Hari byinshi duhuye nabyo, hari abavandimwe twisunze, hari inshuti twisunze, hari ubukire twisunze, hari amashuri twisunze, hari byinshi byo twishingikirijeho tubona yuko bishobora kuba bidufitiye umumaro. Ariko nagira mbabwire ngo uyu munsi nje kubabwira ngo naje gusanga ari Yesu wenyine dukeneye. Topic ya none cyangwa ingisho ya none iravuga ngo ni Yesu wenyine dukeneye. Jesus is the only that we need. We only need Jesus in our lives. Ubuzima bwacu dukeneye Yesu wenyine. Wenyine niwe dukeneye, kuko uyu Yesu twamenye, uyu Yesu twakurikiye, naje gusanga ariwe byose muri byose. Tugira inshuti zikaduhemukira. Gitondo kimwe akabyuka ukavuga uti uyu nguyu ni wa wundi twari kumwe ejo. Ese uyu ni umwe twaganiraga, ese uyu ni umwe twasangiye akabisi n'agahiye, ese uyu nguyu ni wa muntu. Njye narabibonye, we niba utarabibona, ariko nkubwire ngo hari aho uzabibona niba utaranabibona. Tubonye abantu batubeshye ngo ni inshuti, ejo bakaduhinduka, akagusuhuza wowe uzi ko muryoheranye, wowe ukamuhobera n'igihobero cyiza cy'Ikristo wuzuye urukundo n'urugwiro, igihobero kiri genuine, w'inyuma hari harimo babyita gutarya no gukwena no guhema. Nigeze kubibaza Emma niba azi guhema icyo ari cyo, menya atanabizi. Inyuma harimo araguhemera inyuma hano, aho kugira ngo aguhobere yumva kunezererewe. Twabonye abo bantu, twagize abavandimwe batubeshye kutwigisha, tugira abavandimwe batubeshye kuturera, tugira abavandimwe batubeshye kutwambika, batubeshye, tugira batubabaje imitima benshi, nyamara twe twaribeshyaga ko ari inshuti. Ndagiye iki gitondo mbabwire ngo Jesus is all we need. Yesu niwe wenyine dukeneye mu byo ducamo byose, ubuzima tubayeho bwose. Kubera iki? Hajya hinduka. Uko yari ejo niko ari uyu munsi, ni nakazahora ibihe byose. Bivuze ngo nuwo ngo nasanze dukeneye twese. Uwo ari we wese uzi Imana, wemera ko Imana ibaho, ndagutangariza uyu munsi ngo nta kindi kintu ukeneye. Ubukire buraza bukagenda, umunezero uraza ugashira, umuvandimwe wisungaga araza akabaho, akanagukunda pe. Hari n'abagukunda genuinely bakagukunda pe, ariko ejo urupfu ruraza agapfa, ukababara, ugashira, ugashenguka. Ariko nagira nkubwire uyu munsi ngo isunge Yesu. Yesu niwe utajya uhinduka, Yesu niwe utajya upfa. Yapfuye rimwe arazuka, ntazongera gupfa ukundi. Bivuze iki? Wamwisunze ntacyo uzamuburana. Yesu ashimwe. Wamwisunze ntacyo uzamuburana. Ngira indirimbo nziza nkunda cyane, abaririmbyi Imana ijye ibaha umugisha. Nabwiyeho hari igihe muzamenya ko nari umuririmbyi. Vuba ahangaha abafatanyije namwe nanjye kunsengera muzabona video yanjye. Nari umuririmbyi, nubwo bwose ntazi icyandambitse, ariko ndibaza ko guhera mfite imyaka 12 nari umuririmbyi kugera ejo bundi 2006. Ariko hamwe n'amasengesho yanyu n'ubushake bw'Imana, vuba muraza kubona video yanjye. Nkunda indirimbo igira iti yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Haleluya. Iyo ndirimbo naje kuyikuramo ubuhanuzi bukomeye, naje gusanga ari Yesu wenyine nkeneye. Kubera iki? Imana yafashe umugisha wose, imigisha wayo w'ubumana, atari byandi by'abana b'abantu baguhesha umugisha uyu munsi ejo akakuvuma, atari byandi by'abana b'abantu agira icyo aguheje akakuvuga, atari bya bindi by'abana. Imana yafashe umugisha wose w'ubumana bwayo, mu mbaraga zayo, mu rukundo rwayo, mu bushobozi bwayo, irangije irawufata wose, ububumbira muri Kristo, irangije iramuturekurira, iramuduha. Haleluya. Igihe cyo umwana w'umuntu yari amaze gucumura ku Mana, igihe cy'Imana yari imaze kubabazwa n'inteko yabanje guterana kugira ngo turemwe, igihe cy'Imana yari imaze kwibaza n'iki cyatumye ndema uyu mwana w'umuntu, igihe cy'Imana yari imaze kubabazwa kubera ko yibazaga ni kubera iki, kuki naremye umuntu, kuki nafashe umwanya wanjye, kuki inteko yateranye kugira ngo dushobore kurema. Ni ukuvuga ngo twese turabizi, Bibiliya irabitwereka, ibintu byose byagiye bibaho kubera ijambo ry'Imana. Baho. Ariko twebwe tugezweho, abana b'abantu, umwana w'umuntu agezweho, Uwiteka arabanza aratuza,
kubera agaciro, kubera ubudasa yifuza kuturemana, arabanza aratuza. Rero nyuma y'uko wa muntu yaremanye agaciro, yaremanye ubudasa amuhemutseho, icyo gihe yaravuze ati oya, ntabwo nanone ngiye kubatakaza burundu. Byarashobokaga yuko Uwiteka arakara twese akaturangiza, uyu munsi nka ntariho utariho, ariko yararangije atugirira impuhwe biciye mu mwana we Yesu Kristo witanze. Imana iramuturekurira, iramuduha, irangije ifata bya bindi byose dukeneye, ifata abana dukeneye, ifata umugisha wose dukeneye, umutungo dukeneye, imitungo dukeneye, ifata agakiza dukeneye, ifata gukira dukeneye, ibyo byose irabifata ibirundira muri Yesu Kristo, irangije iramuduha. Naje gusanga rero ikibazo cyo dufite, buri muntu yakiriye Yesu uko abishaka. Hari uwamwakiriye wemeye yuko afite imbaraga zikiza gusa kubera ko yari arwaye, hari uwari ukennye agakiza, yakira Yesu yumva ko we ikimuzanye ari ukumuha agakiza. Hari uwamwakiriye yumva yuko ari byose muri byose kuri we. Haleluya! Warahirwa wakiriye Yesu akamenya ko ari byose muri byose. Nubwo tubivugisha amagambo, ariko byagera mu bikorwa bikatunanira, kubera situation ndimo, kubera ibihe byo ndimo, kubera ibyo ndimo ncamo, bigatuma numva yuko ibi ngibi Imana ntibishoboye. Ariko Imana yo mu ijuru ishimwe kandi himbazwe, iyo yaduhaye umwana wa Yesu Kristo, ntimuduhe gusa, ntiduhe agakiza gusa, ntiduhe ikintu kimwe, ahubwo imigisha yose y'ubumana ikayirundira muri Kristo ikamuduha. Imana ishimwe cyane. Naje gusanga nta kintu dukeneye rero, dukeneye Yesu Kristo wenyine. Nitumara kumubona bizatuma tumenya ngo burya bwose ntacyo nkennye. Ese niba Imana ibisobanura neza muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku 9 irabisobanura neza, igaragaza ko yatumenye mbere yuko tubisoro mu nda z'ababyeyi bacu. Niba Imana ubwaye byitangariza, no kuvuga ntabwo yakumenye ngo ivuge gusa ngo menye umuntu uzavuka kuri aba babyeyi witwa umuganwa Jore, ahubwo yashyizeho n'ibyanjye byose, ishyiraho umunsi wa mbere nzabaho, ishyiraho n'iherezo. Yo ibirabizi, ubirabizi. Amen. Bivuze iki rero? No kuvuga ngo wa Kristo nahawe, icyama nkasobanukirwa ngo afitiye byose nifuza, kandi yabigize mbere yuko jyewe nanabaho. Haleluya! Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yatubwiye ngo tuzaca mu muriro ntuzadutwika, tuzaca amazi ntazadutembana. Kubera iki? Nuko hari gahunda Uwiteka gufitiye. Icyama rero gasobanukirwa ngo Kristo yaguhaye, wowe ugira amahirwe ukaba ufite Kristo, ukaba aramwakiriye, ukamwemeza umutima wanyu, ukamwatuza akanwa kawe, ukemera ko kubera umwami n'umukiza, urahirwa cyane. Uyu munsi rero itangazo nkuzaniye ni ukugira ngo usobanukirwe ngo ntabwo wamuhawe gusa guhabwa Kristo, ntabwo wahawe agakiza gusa. Abenshi tuzi ko kuri uko twatuye ngo ndemeje umutima wanjye natuje akanwa ko Yesu Kristo mbereye umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ntabwo ari ibyo gusa. Sobanukirwa uyu munsi ko imigisha yose ukeneye, ibitumye ujya mu bapfumu ukavuga ngo Imana ishoboye kumfasha iki ariko iki ntigishoboye, please sobanukirwa, wibinjiji, wijijirwa. Reka nkubwire rero, naje gusanga Satani gahunda ye niyo kwiba no kwica no kurimbura. Nasanze rero icyo kintu cyasobanukiwe, yamenye neza ko Uwiteka yashyize imigisha yose muri Kristo Yesu. Arangije rero niyo mpamvu ahora iruhande rwawe. Ejo bundi nabwiye abantu ngo Emi buriya njya nkunda kuvuga amazina yacu, twe tubahora imbere. Emi muhaye telefoni yanjye right now ntacyo yayikoraho. Kubera iki? Ifitemo password, ifite ikikingiye, ifite igitumye atapfa kuyaccessinga uko ashatse. Haleluya! Na Kristo nuko nasanze rero. Kristo ntabwo twapfa kumwaccessinga uko tubonye. Oya, hari password izatuma ushobora kuaccessinga ya migisha yawe ibumbiye muri Kristo Yesu. Igihe cyose rero utaramenya iyo password, igihe cyuzayimenya ariko nabwo ukayibagirwa, ndakubwira ntacyo bizakumarira. Ndaguha urugero rwa telefone, ndaguha urugero rwa banki. Iyo ufite amafaranga kuri banki cyangwa ufite amafaranga kuri telefone, urayafite yes, ariko kuva wibagiwe password, amafaranga nta mumaro wayo. Ushobora kwicwa n'inzara, ushobora kwicwa n'umukeno, kugeza ubwo uzasobanukirwa ya password, ukibuka icyo wakoze, cyangwa se ukagenda ukayihindura ugafata indi. Password rero kugira ngo dushobore kuaccessinga cyangwa dushobore kugera ku mugisha wacu Kristo dufitiye nta yindi n'ukwizera. It is faith. Amen. N'ukwizera.
ayo magambo, izo nyuguti faith, kwizera, igihe cyose utarakugira rero ndakubwiza ukuri uzahora mu bibazo. Ikizagukubita cyose uzabona yuko iki ngiki Imana ishoboye kiri ariko ntishoboye iki. Naze gushaka Imana itubera kwa kundi uko twayifashe. Kristo nuko atubera. Iyo umufashe ukamenya ngo ni byose muri byose byukeneye niko kubera. Ariko iyo umufashe ukamugira uwa kimwe ikindi ukumva ko kimunaniye niko harakwihorera. You go there and hustle, struggle. Akakurebera, akakwihorera. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira nitubura ubwenge izaduta. Yaduhaye ubwenge, yaduhaye gusobanukirwa ikibi n'icyiza. Yaduhaye kumenya yuko abumbiyemo byose. You go sing the song ariko ukayisigaho. Ukongera ugasubira hanze ukaganya, ukiganyira. Umuntu akakwanga ukaganya. No, sobanukirwa ngo Kristo ibyo afite muri we harimo urukundo rudacuya, rutavangiye. Hallelujah. Kristo ibyo afite muri we byanjye harimo amahoro atavangirwa. Kristo ibyo afite muri we byanjye harimo gukira, aho muganga akubwira ati wowe urapfuye usigaje iminsi 2 gusa, umwuka wahinze ukabona ejo ubayeho umwaka ugashira, ukabaho undi ugashira, ukabaho undi ugashira. Cyane ku buhamya bw'umukozi w'Imana watashye ejo bundi witwa Grace. Grace yaratubwiye, yaraje mu rusengero aduha ubuhamya, atubwira ukuntu yapfuye arapfa, bigeraho yumviriye kure cyane, ijwi rivugira kure, yumva ijambo umuntu arabwira undi ngo yewe umutegura uyu nguyu byarangiye. Ku Mana ntabwo byari byarangiye. Hallelujah. Ku Mana ntibyari byarangiye, ko ya gahunda Uwiteka mufitiye nta mwana w'umuntu wari uyizi. Umuganga agira aho avura, agira aho ahera n'aho agarukira. Ariko Imana nayo hahandi ukiza akadomo uvuga ngo I'm done, nagerageje ibyo nshoboye birananiye. Aho ni Imana ihera igaragaza ubumana bwayo. Amen. Uyu munsi ndashaka kubabwira ngo Uwiteka Imana yacu idukunda yo kabyara yarebye yuko ibintu byose bizatuzonga, bizadukubita, iravuga iti reka mbaho umwana. Ariko uyu mwana wanjye w'ikinege afite byose muri we. Uzamwiringira, uzamwizera ni uzashobora guhabwa bya bindi byose biri muri we. Hallelujah. Akiri kuri iyi si ariko no mu ijuru azahabwa ubugingo buhoraho. Amina. Bwana asifiwe. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Kristo twahawe turi abanyamugisha. Wowe utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza uri mu gihombo gikomeye. No kurakorera muri loss. Abazungu bayita loss. Urakorera mu gihombo gikomeye. Kubera iki? Ikigukubise sinzi yenda uhungira kwa Jori ugahungira kwa Emi, ariko ndabubwira ngo ntabwo aho ngaho hari ubuhungiro bufite garanti. Nasa mu buzima busanzwe ntabwo urahungira kwa mwene wanyu akubwira ati please oya nta gahunda ugiye rwose hano haruzuye. Emi buri azatubwira ntushaka guhungira ku muvandimwe inzara yakwishe, uzi neza ko abifite, wagera ku irembo hari na kamera ikureba ngo wowe urinde, wowe bakakuvugisha. Ari umukira ari mwene wanyu, ari so wanyu, nyoko wanyu, nyogosenge ari inde yanyu. Yanze akubwira ati sorry. Yego ni ukuvuga ngo ubuhungiro bwacu ni muri Kristo, amahoro yacu ni muri Kristo, urukundo nyarwo ni muri Kristo. Wowe ushonje urukundo unyotewe, shaka Kristo ni byose muri byose. Wowe ubuze amahoro yaburiye ku mugabo, yaburiye ku mugore, yaburiye ku nshuti, shaka Kristo niwe byose muri byose. Wowe ufite intimba warutewe n'ibintu cyangwa umuntu, shaka Kristo niwe byose muri byose. Amen. Kristo niwe wenyine wo dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Dukeneye Kristo wenyine. Numara kubona Kristo muri wowe, uzasoma Bibiliya ikuryohere, uzasanga ariyo catalog irimo bya bindi bizagufasha kwa accessinga bya bindi byose biri muri Kristo Yesu. Amen. Uzasobanukirwa yuko Satani icyo yaragamije, Satani yakwibye gusenga ni ya nyuguti imwe muri ya password. Iyo akwibye kwihangana ni inyuguti imwe muri ya password yawe. Kandi nakubwiye ngo naho utakwibagirwa password yose, ukibagirwa inyuguti imwe gusa. Not until you reset. Utara resetting, utarasubiramo gukora indi password. Nta cyumaza ya nababwiyeho, sinzi niba rimwe nabibwiye. Naje kubwirwa inkuru y'umwana ise yarapfuye, ariko mbere yuko apfa afata Bibiliya ashyiramo buri kintu, buri page icyanditswe gihuye n'icyo agamije gusigira umwana agishyiraho.
ahari urufunguzo ukuntu ijambo ry'Imana ari urufunguzo rw'ibintu byose ukeneye, ashyiramo urufunguzo rw'imodoka, afata ahandi ashyiramo impapuro z'imitungo ye, afata ahandi ahashyira, arangije afata ya Bibiliya arayifunga neza n'akagufuri, ayihereza umwana we n'urufunguzo. Umwana aramurira aravuga ati really daddy, of all things uhisemo kundaga Bibiliya? Koko ntiyasobanukirwa yuko harimo byose. Satani amufata ubwenge, areba hafi, areba hano, asuzugura catalog Imana imuhaye, asuzugura catalog cyangwa se sinzi igitabo ngira ngo cyo kuba washakiramo ikintu runaka ukeneye, asuzugura ibyo se amuraze, yumva yuko se yataye ubwenge, yumva yuko ari abarokora kenshi batwita abasazi. Ariko nagiye nkubwire muri iki gitondo, wowe wamenye Kristo urahirwa, wowe utaramumenya niwe shingiro ry'ubwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka, no kumenya Kristo niryo shingiro ry'ubwenge. Ndakubwira ngo va mu byaha, akira Kristo Yesu akubera umwami n'umukiza, kandi numara kumwakira usobanukirwe ngo password ya n'ukwizera, kwizera udashidikanya yuko ari byose muri byose kuri wowe. Wa mwana cya gitabo aragifata kijugunya muri plafo, kibayo kiberiyo kubera ko gifunze neza n'icyabora, akagufuri niko kagiye kagira umugese, biza kugera igihe bagira ubukene bukomeye we n'abagenzi be, kandi ariwe mukuru w'umuryango bahaye ibyo byose byakabafashije. Aho bakennye n'inzigera hirava, bashaka kumufunda ajyayo, agiye gukiza inzu, kumba Imana n'igihe cyageze cyo gutabarwa kwabo. Aragenda akuye ya Bibiliya. Icyababaje ni kimwe, nicyo Satani ajya dukorera. Hari igihe Satani ajya twiba ubwenge kugira ngo abone intandaro yo kuba umugisha wacu tutawubona fully, ngo tuwubone wose wuzuye. Wa mufunda amaze kwibona ababwiye ati kugira ngo rero mbaho ibintu nkuye muri iyi plafo, murabanza dukorana amasezerano. Amasezerano avuga iki? Ubwo yamaze kwitwara yibitsiwe, ariko asanga bya byangombwa, za mfunguzo, za sheke zanditseho wa mwana ntacyo ari bubimaze, ariko aravuga ati kugira nanjye bi profite, turaza dukorana amasezerano, mwemere yuko ibirimo hano mutwara igice nkatwara ikindi. Nguko Satani atugira, araturiganya uko bwije uko bukeye, araturiganya ubuzima bwacu akaburiganya. Imana ikaba yagusetingiye kuzabona abana, akakuriganya akagutwara mu bapfumu. Nyamara abapfumu naho yaguha umwana ntabwo wa mwana arama, ntabwo amara igihe, ntabwo abaho, kuko bire n'iby'umwanya muto. Iby'umwana w'umuntu atanga n'iby'umwanya muto, iby'Imana itanga ni burundu. Yesu ashimwe. Arangije aragenda, cya gitabo arakizana, bagabanira hagati ya mitungo, barababara, bareba ukuntu babayeho imyaka yose bababaye, bababazwa n'ubujiji uwo mwana yagize. Rero ubwoko bw'Imana ndagira mbabwire ngo numara gusobanukirwa ko Kristo Yesu afite byose ukeneye, numara gusobanukirwa ko iyo ariyo password yonyine yo kwizera udashidikanya ko iki jambo ry'Imana rikubwira ari cyo nta kirenzeho, uzaba amahoro, uzakira byose kubera ko Kristo ari byose. Uzaza usome Zaburi ya 30 igice cya 4, uzaza usome yuko ahangaha utangira umunezero, waba ukennye unezerwe, waba wishimye unezerwe, waba babaye unezerwe. Kubera iki? Kubera ko wasanze ko Kristo ari byose muri byose. Bibiliya Zaburi ya 30 umurongo wa 4 uravuga ngo nimuze imbere y'Imana muririmba ineza yayo, muririmba muyishima with thanksgiving, mushima ineza yayo, munezezwa n'ubuntu bwayo butarondoreka. Ndababwira ngo iyo wamaze gusobanukirwa icyo kintu, ni nabwo uhura n'ibyanditswe nyabyo. Uraza ugahura n'ibyanditswe nyabyo bihuye neza na cya gihe cyurimo, biguhumuriza. Ariko niba catalog warayitesheje agaciro, niba ufite icyo wishingikirije kindi, uyu munsi ndakwinginze ngo ukura amaso ku bana b'abantu, ukura amaso ku bintu, ukura amaso ku bantu, ukura amaso ku masomo wize cyangwa impapuro ufite, ukura amaso ku cyari cyo cyose cyo bibeshyaga yuko gishobora kuramira. Cyakuramira none ahangaha, ariko ntabwo cyakuramira burundu. Ndakwinginze kugira ngo uharanire cyane kwakira Kristo n'ibyo byose Imana yamuguhereye, wumve yuko ari ibyawe. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndumva ntabatindira, nababwiraga ngo Kristo niwe byose dukeneye. Kristo has everything. Jesus has everything that we need. Yesu afite byacu byose byo dukeneye. Naho wababara, naho wakubitwa, naho wariganwa, menya ngo Kristo ni byose dukeneye. Ikinyoma gihabwa intebe ariko ntabwo kitindaho. Ukuri gushobora gusodoka ukagenda buhoro, ariko iyo kwahageze ikinyoma kirimuka burundu. Bivuze iki?
Kristo agufitiye byose ukeneye. Igihe cyuzabisobanukirwa ukamenya iyo password, naho waba arariganijwe, naho waba ubabajwe, naho waba sobanukirwa ko ukuri k'Uwiteka kuzasohora, maze uhabwe agaciro aho wari warakambuwe, usubizwe agaciro aho wari warakambuwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Data uhabwe icyubahiro, wabanye natwe, watuganirije. Hari byinshi cyane bishobora kugwira kurenze n'ibyo twatuye hano. Uri Imana itagira ibura uko ibigenza iyo washatse gutabara uwawe. Hari uwo wagamije kugira ngo ugeze aya magambo, uwo niwe twingingiye kugira ngo abone umwanya, abone amahirwe yakirira ijambo. Umugisha buri wese mwungeri mwiza ujye ufata akanya kugira ngo abane natwe, kurikira ibiganiro byacu, tugira inama, abe hafi yacu. Umugisha uwo wese Mwami. Rero Kristo niwe wenyine dukeneye. Kristo afite byose dukeneye. Turakwinze kugira ngo duhe ubwenge bwo gusobanukirwa, tumenye ko password ariyo yaribuze muri twe. N'uyifite n'umunyamahirwe, utari uyifite Mana yimuhereze kandi ayikomereho, amenye ko Kristo uyakiriye ari byose muri byose. Wundi utarakira Kristo mushobozi kugira ngo amwakire, kuko niyo mpamvu abuze amahoro, niyo mpamvu arwaye, niyo mpamvu akubiswe, niyo mpamvu ajya hirya no hino, yabuze igisubizo cy'ibibazo bye, no kubera ko adafite Kristo muri we. Mwami uhabwe icyubahiro. Ushimiye ko Data waduhaye Kristo, tukaba natwe aya mahirwe dufite ntabwo ari ikindi cyo turusha abandi, n'ubuntu bwa bugeretseho ubundi. Girira neza buri wese Mwami, girira neza buri muntu wese twifuriza neza, kandi uha umugisha w'uburame wundi utatwifuriza neza, kugira ngo akomeze kubona kugira neza kwawe. Shyirwe hejuru uko zibirenze ibyo twatuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.